twagiye mu nzu y'Imana. Haleluya. Abantu bari kurya bagasigaza ndetse bakabimena, ariko ntawe biterura ngo bikuzanire. Ariko uko ugenda wicara mu nzu y'Imana ukumva ibiryo bikajya bivaho biri bikaza aho uri, ibiryo bikava mu nzu z'abantu bikaza aho uri, bidakurikiye iyi myenda, ahubwo bikurikiye ko hari umuntu wumvisha Imana. Uyu mugoroba nkuzana itangazo ngo ibyawe bihisha ahantu. Ibyawe bihishe ahantu. Ibyawe bihisha ahantu. Ibyawe bihisha ahantu. Mubwire ngo bihisha ahantu. Fate neza gutya mu mutwe ubifate. Yego Imana yemera ko ibyo bibazo binyuramo kubera ibintu bine. Icyambere ikugerageza. Ikugerageze. Igerageze urukundo uyikunda. Igerageze ko ukunda Imana cyangwa abantu. Igerageze aho agakiza kawe kageze. Igerageze kwihangana kwawe. Igerageze gukomera kwawe. Ijya yemera ko bikugeraho kugira ngo ikugerageze. Haleluya. Igerageze kwizera kwacu. Nta na rimwe tuzagira kwizera kuri hejuru tutahuye n'ibigeragezo biri hejuru. Ibigeragezo ni wo munzani upima kwizera kwacu. Icya kabiri, itwigisha. Itwigishe. Icya gatatu, kugira ngo tuyiringire yonyine. Icya kane, kugira ngo tuyimenye. Ni ibintu bine bituma ibyo bintu bikugeraho. Tugiye gusenga. Tubahaye ikaze kuri Sam TV Rwanda. Tubahaye ikaze kuri Sam TV Rwanda. Niba utarakora subscribe, nicyo gihe cyo kuyikora ukajya ukurikirana ibiganiro byacu n'ubutumwa bwacu. Imana ngo amaboko yanjye aguhaye icyubahiro. Amen. Bagiye gufata uyu mwanya ngo ushime Imana cyane, umugambi mwiza wayo umuhagaritse hano. Data yakoze kunera iteka ryo kuba hano. Amen. Ndashimira cyane ubuyobozi bwa Emawusi, umuyobozi mukuru Imana w'umugisha. Ndashimira cyane Pastor Patrick, Imana w'umugisha, n'abandi bapasiteri bose mukorana umurimo w'Imana. Unyemerere ku mashyi yawe dushimire itorero Deliverance byatwicaje aha. Ibaho umugisha. Amen. Haleluya. Imana yakoze. Umushumba Samuel atwigishije neza. Data bw'umugisha papa. Amen. Ntahanya akantu gakomeye buriya bajya bavuga ngo akanyoni katagurutse ikamenya ko bweze kabisa. Ntahanya ijambo rivuga ngo hafunzwe 9,000 hafungurwa miliyoni. Naho umva Satani aragowe. Hari igihe wicara ukumva amagambo ngo buriya Satani nta kindi atinya umuntu uzi kuvuga. Amen. Ntabwo atinya umuntu ucecetse, atinya umuntu uzi kuvuga, ko nawe nta kindi agira uretse umuntu. Atinya umuntu uzi kuvuga. Rero iyo ubonye ikindi kintu gishya umukubitisha, ugikoresha kigifite imbaraga. Amen. Uretse kumubwira ngo wafashe ubusa, yego vuga ijambo rikomeye. Aravuga ngo dushime Imana ku bwa Apotre mukuru wadufunguriye make tugafungura menshi. Ako nagafashe. Amen. Ubwo nawe ufite ibindi wafashe. Haleluya. Ufite ibindi wafashe. Kandi ndashimira Imana ko, reka nkongereho nge, ndashimira Imana ko Imana yatanze amahirwe menshi abashumba bakiga. Hari igihe twibaza ngo se kuki byabaye, mwari mufite inzitwazo nyinshi, ariko turashimira Imana ko bashumba bize. Abatarize badahaye Imana amashyi ni abakopeye. Wabyumvishe ko nabo bari bahari. Haleluya. Ariko Imana yarakoze. Yewe nize, nasomye bino bitabo kandi mpabwa n'impamyabushobozi yabyo. Ndanakomeza ndiga, n'ubundi ndakomeza ndiga
kandi n'ubu ndacyakomeza kwiga kandi nzanakomeza kwiga, ariko naje gusanga hari umurimo ukomeye cyane igihe wimitse cyane mu kumenya iby'ubwiru bw'Imana. Hari urundi rwego rukomeye uvaho n'urwo ugeraho. Amen. Ndasaba Imana ngo hagire abandi benshi biga mu izina rya Yesu. Amen. Abakameramani ndabona ari benshi, abari online nabo tubahaye ikaze, gusa ntituramenye channel niyi Sam TV Rwanda. Ni Sam TV Rwanda. Sam TV. Ni chaîne ya YouTube. Mani kumugisha kubera ukuntu mura ku social media abantu benshi barabizi. Hariho social media nyinshi mbona imbere yanjye nkazirukana ko n'uburenganzira bwanjye. Azirukana atari yihe mpamvu, kubera ko ushobora kuvuga ijambo ry'Imana bo bakazana inyungu zabo, bashyiraho ibitayito utamenya ngo mwumve ukuntu abivuze, mwumve ukuntu abirimbuye, mwumve ukuntu rero murabyumva. Cano nyinshi zitacyamamaza ubwami bw'Imana ahubwo zamamaza inyungu zabo. Haleluya. Rero mbere ntarabimenya najyaga nicara asanga bankubiseho ibitayito abahamagara rimwe na rimwe. Turashimira iki gihugu cyacu cyaduhaye n'uburenganzira. Nawe nubona bagushizeho ibyo udashaka kujya dufite uburenganzira. Amen. Haleluya. Kuko bano banyamakuru bose mubona ntabwo bari mu mwuka wo guhimbaza Imana, ntabwo bari mu mwuka wo kugira gute, wo kwagura ubwami bw'Imana. Bari mu mwuka wo kugira ngo bo baguke. Haleluya. Rero ashaka kandi ibi ngibyo mbivuze kubera ko nawe ejo uzahagarara kandi ejo wibone, sibyo? Ushake kuvuga ukuntu ingo zubaka bahita bakubwira ati, bahita bandika ngo nimwumve uko yabivuze uko bimera mu buriri. Sibyo? Kandi sibyo wavuze. Noneho usanga icyo gitayito bagushyizeho kikwiciye reputation, kikwiciye iki. Nta n'umuntu ujya kubireba ngo birangize, ahubwo unyura hariya ngo dore wa mugore ujya uvuga ibyo mu buriri, ngo dore wa mugabo uvuga uko yishe umugore. Kandi pasiteri hari akantu yavuze, uraba ubyumvishe pasiteri, uravuze ngo ndagukubita ndakwica, bagahita bandika ngo nimwumve ukuntu yakubitaga abana yenda kubica. Kariya bagahita bakabanza mwumve ukuntu abakubita yenda kubica. Ako konyine ako wajya unyura bati dore pasiteri Samuel ukubita abana akenda kubica, kandi ntibumvishe byose. Bivuze kubera ko rero twaje gusanga byinshi bitanga ubwami bw'Imana. Haleluya. Ariko turashimira mwene data duhagaze imbere ko yakura ubwami bw'Imana, kandi Imana imushyigikire mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Biri umuntu muri kumwe ngo uzagura ubwami bw'Imana. Ibyo uzakora byose uzagure ubwami bw'Imana. Haleluya. Haleluya. Nanjye ndumwe mu bantu banyuze ku social media kubera ubuhamya, ariko numva ubuhamya natangaga bwanjye, sibyo? Bwanjye butari ubwundi, ku buryo uko wabukata bwose ni ubwanjye, kandi mpagaze ngira ngo abantu bumve imirimo ya Kristo. Ndashimira Kristo rero ko yabigiye inyuma. Ibyo uzakora byose uzabikore kugira ngo Kristo ajye hejuru. Haleluya. Ntuzabikore ngo bamenye Debora ni umuntu uri chipu cyane. Amen. Ariko Kristo yagiye muri Debora ni umuntu ukomeye. Haleluya. Nawe uri umuntu woroheje cyane. Amen. Ariko Kristo yagiye muri wowe akemera guhagarara muri wowe. Haleluya. Uhinduka umuntu ukomeye cyane. Turashimira Imana ko iki giterane hari abandi bantu bari bukomere cyane. Amen. Bwira umuntu muri kumwe ngo nawe uri umuntu ukomeye cyane.
birira umuntu muri kumwe mu nzira z'abantu zihabanye n'iz'Imana. Zihabanye, inzira z'abantu zitandukanye. Uwo muntu ongera umubwire ngo inzira z'abantu zitandukanye n'iz'Imana. Uko ni ukuri kandi kutavangiye. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya kabiri cy'Abami, igitabo cya mbere cy'Abami. Nari kuvuga cyane kuri Daniyeli kubera ko niyo teme baduhaye. Daniyeli igice cya 3:21 niho igiterane gihagurukiye, ariko umushumba yabivuzeho. Ndaza kugendera ku ijambo rimwe rivuga kumvira Imana. Yavuze ijambo mu magambo yose aravuga ngo igikomeye ni ukumvira Imana. Cumi na karindwi, igitabo cya mbere cy'Abami 17, aravuze ngo bukeye Eliya w'itishubi, umwe mu basuhuke b'i Galeyadi, asanga Ahabu, aramubwira ati ndahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho, iyo nkorera iteka yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka keretse aho nzabitegekera. Hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti va hano ugende werekere iburasirazuba, wihishe iruhande rw'akagezi kitwa Kereti ahateganye na Yorodani, uzajya unywa amazi yako, kandi ntegetse ibikona kujya bikugemurirayo. Nuko aragenda agenza uko Uwiteka yavuze, ajya kuri ako kagezi Kereti ahateganye na Yorodani, agumayo, ibikona bikajya bimuzanira umutsima n'inyama uko bukeye uko bwije, kandi akajya anywa amazi yako kagezi. Hashize iminsi ako kagezi karakama, kuko nta mvura yagwaga muri icyo gihugu. Bukeye ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti haguruka ujye Sarafati h'Abasidoni aba ariho uba, hariyo umugore w'umupfakazi niwe ntegetse kugutunga. Nuko arahaguruka ajya i Sarafati. Ageze ku irembo ry'umudugudu ahasanga umugore w'umupfakazi utoragura udukwi. Eliya aramuhamagara aramubwira ati ndakwinginze nzanira utuzi two kunywa mu gacuma. Nuko ajya kuyazana, akigenda aramuhamagara ati ndakwinginze unzanire n'agatsima mu ntoki. Nawe aramusubiza ati urahiye Uwiteka Imana yawe ihoraho, nta gatsima mfite kereka urushyi rw'agafu nshigaje mu giseke n'uturanguzwa tw'amavuta mu mperezo. Ubu dore ndatoragura udukwi 2 kugira ngo dusubire mu nzu, nkivugire n'umwana wanjye ngo tukarye twipfire. Amena. Urakoze Nyiringabo Imana, urakoze Data mwiza, ducishijwe bugufi no kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Turavuze ngo ubwami bwawe ni buganze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Turavuze ngo kwera kwawe ni kuganze mu izina rya Yesu. Iri jambo ryuzure imbaraga z'Umwuka Wera mu mitima yacu. Ibyo turi buganire biyoborwe n'Umwuka Wera. Icyo ushaka muri iki munsi y'iki gisenge gikorerwa hamwe. Haleluya. Kwera kwawe biganza ahangaha mu izina rya Yesu. Icyo dusandaje n'ibicaniro byose bitavuga Imana. Icyo dukubise hasi ni imyuka yose ya kuzimu. Ibitero byose byaza mwami gutera aha hantu turabinetralije mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe rigira imbaraga, ijambo ryawe rigira ububasha, ijambo ryawe rigira ubutware mu izina rya Yesu. Mugambi wawe uganze mu mitima yacu. Ntabwo waduteranyirije ubusa Uwiteka Imana, ahubwo waduteranyije kugira ngo wagire aho tuva n'aho tujya. Twabayeho kubw'ijambo, n'ubu twaje mwami ngo ijambo ryongere ritubesheho. Tubeho kubw'ijambo, ubugingo bwacu buhembuke kubw'ijambo. Buri wese waje wagira aho ava kubw'ijambo mu izina rya
Yesu. Ngaho tegeka kandi uganze imitima yacu ihindurirwe muri wowe mu izina rya Yesu. Amen. Reka duhe Imana amashyi menshi. Haleluya. Ndashaka kuvuga ngo kumvira Imana. Yego, kumvira Imana bijya bituma inzira z'Imana zihuta ku buzima bwawe. Amen. Kumvira Imana, nta kindi Imana igusaba no kumvira Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Birashoboka ko Imana yakoresheje imbaraga nyinshi ngo nge nawe tugera aha ngaha, ariko hari icyo Imana ishaka ko twumva. Imyenda twazanye niyo turi busubizeyo, sibyo? Yego, n'aya masura ni kari busubire, nuko wenda ureshya n'ukuri busubire, ariko umuntu wahuye n'Imana mu isi y'umwuka ntagasubirayo uko yaje. Hari ikintu gikomeye kijya kiba mu buzima bwe, kandi nta kindi Imana idukorera. Nta mafaranga iri buduhe, oya, ahubwo nayo twari dufite mu kanya turayatura. Siko bimeze. Ariko mu isi y'umwuka hari ikintu Imana ikora. Haleluya. Imana ishimwe. Turi muri bamwe baje mu nzu y'Imana nawe wicarana natwe. Ndumwe muri bamwe. Haleluya. Nta muntu wagira icyifuzo cyo kwicarana nawe, ariko kubera ko twagiye mu nzu y'Imana, Imana ikajya ivuga ukumva, Imana ikavuga ukumva. Haleluya. Imana ikavuga ukumva, igenda ituma hari ibindi bikumva, igenda ituma hari abandi bakumva. Atari uko wahindutse, ahubwo Imana yagiye ivuga urumva, Imana ikavuga ukumva. Barakora bene data, Imana ishaka kuvuga, ivuga ukumva. Amen. Haleluya. Twagiye mu nzu y'Imana dushonje, nyamara si uko amasoko atarahari. Twagiye mu nzu y'Imana, haleluya, abantu bari kurya bagasigaza ndetse bakabimena, ariko nta wabiterura ngo bikuzanire. Ariko uko ugenda wicara mu nzu y'Imana ukumva, ibiryo bikajya bivaho biri bikaza aho uri, ibiryo bikava mu nzu z'abantu bikaza aho uri, bidakurikiye iyi myenda, ahubwo bikurikiye ko hari umuntu wumvisha Imana. Haleluya. Neza umuntu umubwira ngo n'ahandi urahagera kubera kumva, n'ahandi uraza kuhinjira kubera kumva. Aho abantu bavuze utazagera, urahagera kubera kumva. Ibyo abantu bavuze utazakorerwa, urabikorerwa kubera kumva. Haleluya. Haleluya. Zamala koliyama dele zeketa. Haleluya. Haleluya. Bashaka baragwaye igitenge si imbabazi zabo, ahubwo nuko hari uburyo bumvishe kugira neza kw'Imana, kugira neza kw'Imana. Ese ugira ngo n'ibibazo twagiyemo hari ikindi cyabiduteye? Kumva. Eva se ntari ikindi cyabirukanye? Amen. Rekura ibyo wiyumva, musingira ibyo Yesu avuga. Nta wundi muti, nta wundi. Haleluya. Nta wundi. Insengero zarafunzwe, ariko Yesu aravuga ku maradiyo, Yesu aravuga ku mateleviziyo, Yesu aravuga muri telefone yawe. Fungura amatwi wumve, azasabana nawe. Insengero zifunze, azasabana nawe. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Nta kintu Yesu agusaba, umva kandi wumvire. Umva wumvire. Amen. Amen. Haleluya. Umuntu wakomejwe na banki nuko yumvishe kwitanga amafaranga, kandi arangije ajyayo.
ntari abandi se babyumvishe ntibajye se byose umuntu wumvishe hano umuriro ko watse n'uwabyumvishe. Haleluya. Nyaganyeza uwo muntu mubwire ngo umva icyo Yesu avuga, umva icyo Yesu avuga, umva icyo Yesu avuga. Reka kumva ibyo amarangamutima yawe ari kubwira, reka kumva ko bidashoboka, reka kumva ko byananiranye, reka kumva ko byacecetse. Umva icyo Yesu ari kuvuga. Yesu niyumva ko wumvishe araca inzira aba n'abantu banze kuyica. Bavuga ngo nango icyaha ugikora insengero zidahari arabizi ko wabyumvishe ku cyaha. Bwirira umuntu ngo inzira z'abantu zitandukanye n'iz'Imana. Munyeganyeza umubwire ngo zitandukanye n'iz'abantu, zitandukanye n'iz'abantu. Wicare hano. Haleluya. Ushobora kuba wari uzi ko biri bunyura aha, ariko niwumva neza Imana, niwumva ukayumvira. Haleluya. Yesu afite inzira ze, Yesu afite inzira. Manishe ni hari abantu benshi baje mu nkambi bagiye mu Burayi se, si babashyinguye aha hirya se, none benda n'ubugendo si byose n'abandi muzi bagiyeyo banashyinguwe yose, bari bagiye kurya amadolari n'amayero, bari no mu magereza. Haleluya. Ibi byose turi kwiruka inyuma, ibi byose ibi reka mbabwire, umva icyo Yesu avuga, umva ikintu Yesu avuga kizagutambutsa aho abantu batagutambutse. Ndumva aricyo nshaka kuvugana nawe. Amen. Ndumva nshaka kuvuga ibintu nka bingahe uburyo Imana yita ku bantu bayo. Kandi hari ibintu abantu bajya bibeshya, sibyo? Hari ibintu abantu bajya bibeshya ukajya kuvuga ngo Imana turaguhamagara imahama. Gatanga umuntu yadukandagiye Mana hino imahama Yesu we. Uzura kwera. Bibiliya yaravuze ngo ituye ahera kandi nayo irera. Iyo ihamagaranye kwera ntabwo ireba hariya, ntireba hariya, ijya yikonekita n'umuntu uri kwera, ijya yikonekita n'umwuka uri kwera, ijya yikonekita n'igicaniro cyera, ikavuga ngo uwo ninde wakije, uwo ninde, ikamanuka muri ka kazu, ikamanuka ahantu abantu batazi, ikavuga ngo uwo ninde uri kumpamagara kwera, uwo ninde, Mushumba yavuze ku bagabo batatu, arizi ko niba bavuge abagabo bahagararana kwera. Biravuga ngo bari inyuma, bari abanyagano. Biri umuntu muri kumwe ngo bari nkawe, kunyeganyeza umubwira ngo bari nkawe, bari nkawe, ari abanyagano, nta burenganzira bari bafite. Haleluya. Ariko bahagarara inyuma, ab'isi barabavuga ariko bahagararana n'ivuga, ab'isi barabahagurukira ariko bahagararana n'Imana yabo. Haleluya. Haleluya. Bahagarara ku cyo bumvanye Imana. Baravuga ngo mbere tutarahunga, mbere tutaranyagwa,
ndumva Imana. Haleluya. Ndumva Imana. Haleluya. Aba bagabo baravuga tumva mwanyegeze ntimwanyegeze twebwe dufite umuriro. Mwanyegeze ntimwanyegeze Imana yacu ni umuriro kandi iyo twizeye ni umuriro uruta izo kw'izanyu uruta izo ngizo. Iyi Mana ibasha kudukiza kandi iramutse ije ari umuriro wanyu wabura kandi naho itadukiza tuzaguma tuyizere. Nishimwe umwami araza arababaza ati ariko ibyo bambwiye ni ukuri ngo ntabwo muri buyubarane. Okay, ntanza andi mahirwe. Hari igihe isi duha amahirwe yo kwihakana Imana. Umusore akaza agavuga ngo nguhaye andi mahirwe. Haleluya. Umuntu agakanda ibere yasanganye ubuzima bwawe ataguteyeho ngo nguhaye amahirwe. Nari imbaraga afite zo kuguteraho ibere ngo nguhaye amahirwe. Agakora ku gutwi uri umukobwa ugahita akagukora ku gutwi atazi n'imitsi igize uko gutwi atayizi ugatangira ukarembura ngo nguhaye amahirwe. Yego ugasambana n'umuhungu ugasambana n'umukobwa agusanganye ugutwi atazi imitsi kugize ukarembura wa mbahaye amahirwe. Yego reka batangire nibongere bacane bundi bushya bacane bundi bushya bacane bundi. Ariko reka mbabwire barakore bene data turashimira Imana yafunze amatorero. Ngira umuntu uri kumwe ngo yaduhaye andi mahirwe. Munyanganiza umbwira ngo yaduhaye andi mahirwe. Bibiliya irabivuga muri Zaburi iravuga ngo bamwe barunamye baragwa ariko twebweho turebye. Haleluya. Bamwe barunamye baragwa. Haleluya. 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 Iyi Mana twayimenye tutarajya mu nsengero. Twongeye kubaha ayandi mahirwe. Abakundaga ububari basubiyeyo, abakundaga ubusinzi basubirayo, abakundaga ubuhehesi basubirayo, abakundaga abapfumu basubirayo, abakundaga kuraguza basubirayo, ayiwe basubirayo. Ariko ndashimira Imana ko natwe tukiri ku gicaniro, natwe turacyahari. Haleluya. Natwe turacyahari. Igicaniro cy'Imana ntikizaburaho abagore n'abagabo tugihari. Igicaniro cy'Imana ntikizabura. Never, never, never. Haleluya. Hari abagabo batatu. Haleluya. 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 Imana mu ijuru irihagije ntabwo ikeneye ubwinshi bw'abantu. Imana mu ijuru irihagije. Ariko muri abo batatu hagarara hari abagabo batatu bavuga ngo nimwegegeze mwongere mwegegeze mwongere mwegegeze. Ntabwo tuzareka kwibararira, ntabwo tuzubararira ibyo muri gushushanya. Barihimba. Abantu barenyegeza bajya benyegeza bajya benyegeza. Haleluya. Ariko ijambo ry'Imana ngo babe bamenye kera. Munyanganiza umubwira ngo ahubwo muri abo batatu urimo. Muri abo batatu urimo. Muri abo batatu urimo. Iki gitero nakibonye batatu. Imana yakwagezwa kuri uyu musozi. Iki gitero nakirimo batatu. Batatu. Muri aba baririmbyi harimo batatu. Muri bariya bashumba harimo batatu. Muri aba bagore hakabamo batatu. Muri bariya bagabo gira gutya uvuga ngo batatu. Batatu bumvishe neza Imana. Online hariho
batatu umvishe neza Imana ngo nyuma y'ibyo nyuma y'ibi ngira umuntu muri kumwe ngo nta kitarangira nyuma y'ibi nyuma y'ibi Imana yawe izogezwa nyuma y'ibyo unyuzemo Imana yawe izogezwa nyuma y'ibyenyegeje bikenyegeza Imana yawe izogezwa. Amen. Hagarara neza n'Imana. Haleluya. Ongera wumve icyo Yesu ashaka kandi icyo ashaka ugikore. Ni ukuri icyo yanga ucyange. Kuba turi kukureba ngo ntiwibye wibye, ijuru ryo rirareba. Kuba turi kukureba ngo ntiwariganyije wabikoze, ijuru ryo ryabibona. Niwasambanye wasambanye ryabibona. Wararikiye ryabibona. Haleluya. Jya ku buriri bwawe kubita igicaniro cy'Imana, uririre Imana yawe, tugabona yakumvisha ariko nabirenzeho, ongera ugarukeho Mana yawe. Uyu mugoroba uyibwire ngo ngarukaho. Haleluya. Daniel ngo yayihamagaye wenyine. Ayo makuru murayazi? Wenyine. Se muri kubyumva? Wafungura amadirisha wenyine. Wenyine. Abasimu barashugumira ari wenyine. Wahagaze kuri umusozi wa Mahama ko dayimoni zisajugumira. Amen. Haleluya. Amen. Gira umuntu muri kumwe ngo kurikiza amabwiriza y'Imana, ubundi iragutabara. Kurikiza amabwiriza y'Imana. Amen. Ndashaka kuvuga, nabonye hari abantu bafite amakaye Imana bawumugisha, bashaka kuvuga ibintu bitatu cyangwa bine bitewe n'umwanya mfite, ubundi mukanya dusa akazi ko akanya kose Imana iguhaye ujye ukabyaza umusaruro. Haleluya. Haleluya. Ndashaka kubwire ngo ibintu icyambere, abantu bumva neza Imana, abantu bumva neza Imana babandi bayumva ibyaba Imana yabihisha ahantu. Uyu mugoroba nkuzana itangazo ngo ibyawe bihisha ahantu. Ibyawe bihishe ahantu. Ibyawe bihisha ahantu. Ibyawe bihisha ahantu. Mubwire ngo bihisha ahantu. Ku murongo wa mbere Imana iramubwira ngo ukuntu yavuze. Haleluya. Ku murongo wa mbere aravuga ngo yuko nta kime cyangwa imvura. Uyu ni umugabo w'Imana wari wuzuye ifuhe kubera ibyo yari ari kubona. Umva kuri kabiri ngo hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho. Imana yabonye ishyaka, Imana yabonye mu mutima. Yego nta Mana yigeze iza ngo ibwire Eliya ngo yewe Eliya funga hoya. Yego ariko Eliya yarahagaze aravuga ngo ngiye guhangana n'ubwami buhinyuza Imana. Abivuga muri we. Ese muri kunyumva? Kuba uri mu nzu yawe ugahangana n'ubwami buhinyuza Imana, Imana izaguha ibikoresho. Ugahangana n'ubwami buhinyuza Imana, Imana izagutera inkunga. Ugahangana n'ubwami buhinyuza Imana. Haleluya. Ubwami buhinyuza Imana burakugose, buri mu barozi, buri mu bagambanyi. Ubwami buhinyuza Imana niba abandi bahora bakweshagura Imana yawe. Ubwami buhinyuza Imana ni abasinzi n'abasambanyi bakwegereye. Ubwami buhinyuza Imana ni abajura n'ibindi n'ibindi. Haleluya. Imana ishimwe. Eliya aravuga ngo mpfa nta kime nta kibizongera kuba aha. Arabivuga. Akibivuga Imana yari ikeneye umuntu. Imana yari ikeneye umuntu. Yari ikeneye umuntu izatunga abandi babuze ibibatunga. Yari ikeneye umuntu iziratira muri we. Amen. Reka mbabwire bene data
data muteranye uyu mugoroba mu bana ikeneye umuntu, ikeneye umuntu, wa muntu abantu bose bazabona ko apfuye ikamuhagararaho bakavuga ngo mu ijuru hari Imana izura. Imana iba ikeneye umuntu ireba neza ikabona ko mu maboko ye harimo amafaranga nuko yayabuze. Yego arimo. Haleluya. Amen. Aka gatambaro muri kukabona? Muriho murakabona? Simukabona se? Mwese nimukabona? Ariko munafashe nakira mwakabona? Kandi singafite se? Singafite se? None. Hari abantu rero nabo bahora utuntu twabo. N'utwante twawe se waradukuye mu nda ya so na nyoko. Haleluya. Ariko hari abantu Imana ireba ikavuga ngo ninguha aka gatambaro uzakereka abantu, ninguha nishyira mu maboko abantu bazabibona. Uwo muntu irabibona ko nta kirimo, ariko nimurangira aho kiri azagifata kandi nawe akereka abantu, agifate nawe kigeze kuba, agifate nawe yereka kuba. Uwo muntu Imana ijya imwerekaho ibyo bihishe. Amen. Amen. Haleluya. Hari abantu Imana ireba ikabonamo urukundo, izakwimura mu batindi kujyane mu bantu bazi gukunda. Hari abantu Imana ireba igasanga nta mushiha, nta butiriganya, nta kizabuza Imana kukujyana. Hari abantu bayo Imana izakwimura ikujyana ahandi. Haleluya. Haleluya. Hari abantu bayo bwira Imana yatse ikintu cyiza kikurimo. Imana icyatse mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana icyatse. Mushumba Imana yaguhe ntuyatweretse ko yafite si yaguhe. Haleluya. Imana ishimwe. Icyo Imana iri kukubonamo izururukana imbaraga zayo, izururukana ijambo ryayo, ikubwira aho werekeza, ikubwira aho uri bugane. Uyu munsi uko Imana ishaka, ntukomeze kuba uko abantu bashaka. Eliya mu mutima we aravuga tumva nta kime ijambo ry'Imana riruruka riramubwira ngo ngwino ujye ku kagezi i Kereti. Amen. Wajya ku kagezi i Kereti. Amen. Haleluya. Uyu mugoroba fata ikiganza maso y'abantu, reka gutinda mu maso y'abaturanyi, shaka mu maso y'Imana, irakurangiraho igisubizo kiri. Amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ese hari umuntu uzi amakuru ari muri Luka? Uretse twumve muri Luka gato, ariko ndanezerewe n'amasaha ari kwiruka. Umva Luka gatowa 5 haravuga ngo iki? Ngo Simona avuga ngo Simona aramusubiza ati databuja, twakesheje ijoro dukora. Dupagasa bivuze neza. Twakesheje ijoro dukora, nyamara ntacyo wabonye. Umuntu nguzi impamvu wabibuze. Urayumvishe rata? Urayumvishe? Mumbarize muzi impamvu wabibuze. Twakesheje ijoro turoba, twakesheje ijoro dukora, ariko ntacyo. Haleluya. Haleluya. Uyu mugoroba ndashaka kumubwira ngo aho kwiruka inyuma y'amafi, iruke kuwa amafi yumvira. Haleluya.
munyeganyeza umubwira ngo aho kwiruka inyuma y'amafi iruke kuba amafi yumvira. Aho kwiruka inyuma y'amafi iruka inyuma y'umuntu amafi yumvira. Aho kwiruka inyuma y'amafaranga iruka ku muntu amafaranga ajya yumvira. Aho kwiruka inyuma y'abantu iruka inyuma y'uwavuze ngo babaho bakabaho. Aho kwiruka inyuma y'abakomeye iruka kuba bakomeje. Aho kwiruka ku bakomeye iruke kuba bakomeje. Mubwira ngo kwiruka ku bakomeye iruke kuba bakomeje. Iruke ku muntu wabakomeje. Haleluya. Ongera ufate ikiganza cy'uwo muntu. Ongera usabe ufate icyo kiganza. Mubwire ngo imigisha yawe iraho Yesu akubwira gusa. Munyeganyeza umubwire ngo iri ahantu Yesu akubwira gusa. Mubwire ngo imigisha yawe iri ahantu Yesu akubwira. Amen. Haleluya. Amen. Abantu bari barabuze uyu mwene data uri imbere yanjye. Turabana mu buzima. Yego twe dukora amateraniro saa 9 z'ijoro. Saa 9 z'ijoro. Tugira iteraniro ryitwa zinduka uharura inzira. Haleluya. Nari ndi kubwira Imana ko ndushye ko ndemerewe. Imana irambwira ngo senga amasengesho yo gukirana. Njya muri Bibiliya gushaka uwakiranye nsanga ni Yakobo. Nsanze ni Yakobo, nsanga Yakobo yarakiranye ngo kugeza umuseke utambitse. Nukuvuga ngo nanjye mera saa 9 kugeza umuseke utambitse. Mfa kuba mpagaze aho Imana yavuze, nayo izahagarara aho ushaka guhagarara. Ubwo mpagaze aho yavuze, mumyeganyeza umubwire ngo hagarara aho ikubwira gusa. Umva icyo Yesu akubwira. Haleluya. Tindana na Yesu akubwire. Kubwire. Haleluya. Ahari muri ibi bihe amatorero afunze yakubwira ngo jya kwa muganga usengera abarwayi. Yakubwira ngo jya mu muhanda uvuge haleluya gusa. Yakubwira bwira Yesu ngo inzu zarafunze ariko we ntiwafunze. Bwira Yesu ngo mbwira. Mbwira uyu mugoroba kubwire. Amen. Haleluya. Uyu mugoroba kubwire. Zamura ibiganza byawe. Subira muti Yesu. 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 Nzamuye aya maboko yanjye. Ndangiraho imigisha yanjye. Ndangiraho amafi yanjye. Nzamuye aya maboko yanjye. Ndangira ahaherereye umugisha wanjye. Ndangira. Ndakwinginze. Mwuka wera mufasha. Ndangiraho imigisha yanjye. Ndakwihaye mu nzozi. Ndakwihaye ndyamye. Ndakwihaye ngenda. Ndakwihaye mbyutse. Ndakwihaye ku manywa. Ndakwinginze. Ndangira hari umugisha wanjye. Ndangira hari umugisha wanjye. Uhereye nonaha amatwi yanjye afungukire kukumva. Amatwi yanjye afungukire kumva icyo uvuga. Kora ku matwi uvuga ngo amatwi yanjye we. Amatwi yanjye we. Zibuka mu izina rya Yesu. Zibuka mu izina rya Yesu. Zibukira kumva Imana. Zibukira kumva Umwuka wera. Zibuka ijuru rivuge. Zibuka numva aho umugisha wanjye uri. Mu izina rya Yesu. Haleluya. Uwo muntu mubwire ngo nafasha yanjye nawe wafasha yawe. Muzakomeretswe n'ibyanjye. Mubwire ngo buri wese yafashe amatwi. Munyeganyeza umubwire ngo ibyanjye n'ibyanjye ufite ayawe nkagira yanjye. Haleluya. Uziko abantu bajya kuturogesha kubera ko twumvishe neza Imana. Twayumva zikadutabara maze bakajya kudushakiraho Imana itari. Imana ikavuga ngo ngera usenge gutya rata. Imana ikatubwira bose bahari bafite amatwi tuyafite ariko twakumva neza ngo tugikuze. Onyera mubwira ngo uzikerereza. Nakoze kuya
navugaga icyambere. Icya kabiri, buri kibazo cyose kigira igisubizo. Komeza ushakisha. Unyeganyeze umubwire ngo buri kibazo cyose ufite gifite igisubizo. Amen. Buri kibazo cyose ufite gifite igisubizo. Komeza ushakishe watumye kiza. Ikimenyimenyi nuko ni cya kera cyararangiye, na cya kindi rata cyararangiye. Haleluya. Na cya kindi wasengeye muri 2000 cyararangiye, na cya kindi cyo muri 2014 rata cyararangiye, na cya kindi wajyanye mu misozi nacyo cyararangiye, na cya kindi wanditse ku gapapuro rata nacyo cyararangiye, na cya kindi abahanuzi basengeye cyararangiye. Dufite ibihamya by'Imana yarangije, na ya ndwara nayo yararangiye, na cya gidadani naryo ryararangiye, na cya gisebo cyararangiye, na bwa bugumba bwararangiye. Ndashaka mubwira uyu mugoroba ngo n'icyo nacyo kiraje kirangire none aha ngaha, kiraje kirangire none aha ngaha. Mfite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko izangirira neza. Birahari Mana, birahari, birahari Mana, birahari. Mubaze ngo ahubwo urabifite, mubaze ngo ahubwo urabifite. Ufite ibintu Imana yarangije, ahubwo bwira Satani ngo bwira dayimoni ngo iyo bikoze iracyitwa Imana, iyo yabaye iracyitwa Imana, iyo yahanishije iracyitwa Imana, iyo Imana ibasha kubigeza. Reka mwanditse mataha, mwanditse mataha. Haleluya. Imana ishimwe. Ariko nayo nari makumbuye mwana. Lekoza legelengele maletele bezokoya. Lebeli yangalanga lokoza brakataya. Ubibwira ngo nabyo biri byarangiye. Oya, ntabwo ari uwo muntu mwicaranye. Bwira Satani ngo hari igihe yibeshya kuzahagwa, ariko ubwo utaguye hahandi naho ntabwo uzahagwa. Ubwo utapfiriye hahandi naho ntabwo uzahapfira. Ubwo utahagiye hahandi. Haleluya. Protokole ntabwo ujya amenya ibyanyu. Bariya bantu murwo mutabigize, intebe ziruzuye. Muhamagara amavuta bagweho, amavuta bajyeho. Haleluya. Muhamagara abantu. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Wabyumvishe rata? Ubundi ninde wakugejeje aha? Ni Yesu, n'ahandi arahakugeza. Mwinjiza abantu amavuta bagweho. Haleluya. Biravuga ngo hari umuntu wari impumyi, yego ngo nawe ajya mu bandi nk'abandi. Uraranyumvira ngo Yesu anyuze hamugirira imbabazi. Abo bantu nibinjira imbabazi z'Imana zibagweho, imbabazi z'Imana zibagweho. Bazavuga ngo hari umugoroba ijuru ryadusuye, hari umugoroba ijuru ryatugendereye. Haleluya. Bwira umuntu muri kumwe ngo ejo uzaza n'abantu barenga 4. Ubwire ngo ejo uzaza n'abarenga 4. Amen. Haleluya. Amen. Icya gatatu, andika icya gatatu. Igisubizo cya none si wo mwanzuro wa nyuma. Igisubizo cya none ntabwo ari wo mwanzuro wa nyuma. Amen. Wibuke ko nyuma ya buri kibazo hari ikindi kibazo. Sara umuntu unyumvishe? Ejo bundi nari mfite ikibazo cyo gutwita, ndatwita. Ngize gutya ndabyara. Abantu wampa akajya kwiga, nabwo ajyayo. Wampa agatsinda, nabwo aratsinda. None mukuru we ntiwampa umugabo. Ubwo ejo bundi nari mfite umwana w'imyaka 5 na mukuru we 20 n'ingahe. Imana wampaye umukwe.
umukwejo bundi azabaje n'uwamaye umwuzukuru nawe azabaje nifashe umwuzukuru ajya kwiga nawe azabaje mumbwire ngo nyuma y'icyo kibazo hazaza n'ikindi sibyo se sibyo ejo bundi wari uravuga ngo mana wamaye umugabo Imana iramuguha none mana muhindure mwinjiza abantu amavuta bagweho amen mubwire ngo nyuma y'icyo kibazo hari n'ikindi gihe ese hari umuntu uri kubyumva rero shikama bwira umuntu muri kumwe ngo shikama ongera umubwire ngo shikama mwese muri gusenga ngo haleluya mana we njyana Amerika ejo bundi nzaguhamagara nturiyo hari bene wanyu bagezeyo iyo tugezeyo barambwira ati dufite ikibazo ingirishi none umukecuru nawe ari hariya ngo 1 2 3 nyuma y'uko yabyaye aruzukuruza n'umukecuru yasubiye ku ishuri ngo 1 2 3 afite ikibazo ntazajya guhaha atazi 1 2 3 ari undi muvandimwe wanjye nawe wari uri aha hepfo nawe ubu yagezeyo twaravuganye arambwira ati wahora n'iki ati mfite imbeho mu magufa ati jya nyumvira nyuma y'ubushyuhe bwari mahama noneho hari yarera muri umuntu muri kumwe ngo nyuma y'icyo kibazo hari ikindi nyuma y'icyo kibazo hari iki ari umushuti wanjye tujya turarana ngo baracomeka afite ikibazo cy'umuriro hano mwari mufite sora ntimwishyuraga none hariya ngo afite biru y'umuriro pasita nsengera biri y'umuriro ni myinshi nta byandi warukoreshaga none se ko yari sora none ubu bafite ikibazo cy'amabiru ngo y'umuriro bacana ngo ubushyuhe buze ubushyuhe bwaba bwinshi bagacana kugira ngo bukonje mumbwirire ngo nyabuneka nyuma y'icyo uzahura n'iki ese hari umuntu unezerewe hari umuntu unezerewe haleluya mubwire ngo komera haleluya igihe cyose Imana yemera ko ibibazo bitugeraho kubera ibintu bine yego ubifate neza gutya mu mutwe ubifate yego Imana yemera ko ibyo bibazo binyuramo kubera ibintu bine icyambere ikugerageza igerageze urukundo uyikunda igerageze ko ukunda Imana cyangwa abantu igerageze aho agakiza kawe kageze igerageze kwihangana kwawe igerageze gukomera kwawe ijya yemera ko bikugeraho kugira ngo ikugerageze haleluya igerageze kwizera kwacu nta na rimwe tuzagira kwizera kuri hejuru tutahuye n'ibigeragezo biri hejuru ibigeragezo niwo munzani upima kwizera kwacu icya kabiri itwigishe icya gatatu kugira ngo tuyiringire yonyine icya kane kugira ngo tuyimenye ni ibintu bine bituma ibyo bintu bikugeraho tugiye gusenga amen Imana ibishaka kuyimenya uzave mu bayimenyera ujye mu bayimenye amen mbwirira umuntu uri kumwe ngo gituma ibigukorera irashaka kugukura mu mubare w'abayimenyera igushyire mu bayimenye haleluya impamvu urira amarira menshi ntabwo ari uko ufite amaso yuzuye amarira ni ukugira ngo uzave mu bazayimenyera uhagarare mu bayimenye neza biravuga ngo muzaba abagabo nyabagabo bakumpamya muzaba abagabo nyabagabo impamvu ikwigisha amashuri menshi ni ukugira ngo mu bagabo benshi abagore benshi igukure mu bantu bayimenyereye uhagarare mu bayimenye neza amen kuririmba ijwi rya mbere ntabwo bivuga kuyimenya kuko ntabwo waruta Beyonce cyangwa Rihanna siko bimeze gucuranga ntabwo bivuga ko wayimenye
ahubwo hari ikindi tegura nyuma yo gucuranga ukajya ugicurangiraho tukajya kikubwira ngo urapfuye ukayibwira ngo ntabwo nzapfa nzarama kikakubwira ngo nta mukobwa uri bukwemere ngo ijuru rizabanyemeza nubwo uri gukubita injyana ariko mu mufuka harimo 0 ukavuga ngo datisi n'ibiyuzuye n'ibye. Haleluya Imana ishimwe. Mumbwirire ngo ibyo iri kukunyuzamo no kugira ngo uve mu bayimenyereye. Hari abantu bayimenyereye, hari abashumba bayimenyereye, hari abagabo bayimenyereye, hari abahanuzi bayimenyereye, hari abakobwa bayimenyereye, hari abasore bayimenyereye. Imana igira impanuro byose ikabihirika kugira ngo ejo ivuge ngo abanjye ndabazi. Yohana 10 ngo abanjye ndabazi, bazi ijwi ryanjye nanjye nzi ryawe. Mbwirira umuntu muri kumwe ngo abayirabazi. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ese mwanyemereye nkataha? Amen. Imana ishimwe. Munyeganyeze umubwire ngo ugiye kuba mu bayimenye. Kandi Imana nimara kumenya ko wayimenye, Imana nimenya ko wayimenye, nayo iraza kukumenya. Iraza kumenya aho utuye, iraza kumenya aho utaha, iramenya akarere utuyemo, iramenya igihugu uraramo, iramenya amarira yawe. Mubwire ngo iki gusaba, va mu bayimenyereye, va mu bantu bayimenyereye. Zamura ibiganza byawe, zamura ibiganza, subiramo ngo data, nzamuye amaboko yanjye. Nanyuze mu bingerageza byinshi, nanyuze mu bibazo byinshi, nanyuze mu biteye ubwoba byinshi, bintera kuvangirwa. Nzamuye amaboko yanjye, menye neza kuri Imana, aho navangiye umbabarire, aho navuze ibitari by'umbabarire, aho nitwaye uko bitari umbabarire, aho navuye ku kagezi nkajya ku migezi umbabarire, aho navuye mu kukubaha nkajya mu Mwami Yesu. Nzamuye amaboko yanjye, aho nifatanyije n'abakumenyereye, aho nagize imirimo y'abakumenyereye, aho navuze imvugo z'abakumenyereye, aho nagendeye mu byaha by'abakumenyereye. Ndazamuye amaboko, natsinzwe. Mbabarira ibyaha byose, ibirego byari biri kundega, ndabyihakanye mu izina rya Yesu. Ndatuza akanwa kanjye, njyewe Debora avuga izina ryawe. Ndi umwana w'Imana. Ibyatuma amenyera data ndabyihakanye. Satani ndakwihakanye, mirimo yawe ndayihakanye, ibyaha wankoreshaga ndabyihakanye. Uyu mugoroba ndabyihakanye, uyu mugoroba ndabyiyambuye. Umwambaro w'ibyaha warundiho ndawambuye mu izina rya Yesu. Imana yanjye ntabwo ari Imana yo kumenyerwa, nditandukanya n'abayimenyereye. Uhereye nonaha mfashe icyemezo cyo guhagarara aho data ashaka, ngakora ibyo data ashaka, mwumva ibyo ashaka kandi nkamwumvira mu izina rya Yesu. Wayihaye amashyi.